munsi y'itariki idasanzwe mu muryango wacu. Turishimye kandi turanezerewe ubwo ibyiciro bitandukanye twatumiye, abenshi bahageze ariko n'abandi nabo bari buze kuhagera, kandi turakomeza kwizihirwa kubera ko twatumiye abantu bakaba twadutengushye bakaba bahageze. Ni karibu rero bakecuru beza mubereye u Rwanda. Turishimye, turatuje, turatekanye. Uriho mpamagarwa ngo muze twakire abatumirwa bacu kugira ngo bataza kugira iyo mvuna, ahubwo namwe mubaruhure. Kuko bakurikirana abatumira ibyicaro ntibagomba, kubera ko nezi abaranganya imyaka nabo bagira mukurikira n'abarumuna barabazi. Rero abatumira ibyicaro bagomba byose, protokole ushinzwe kwicaza abantu ubikore neza kandi ubikore mu mutuzo, abantu bacu bicare batekanye. Hari ibyo bakibanza gukiranura kandi ni ngombwa kubikiranura hakiri kare kugira ngo tuze kwicara twese. Mutange ibyicaro bigomba buri muntu wese, kandi turizera ko biri bugende neza. Turatarama iwacu kandi turishimye, turanezerewe, tunezeranywe n'inshuti, tunezeranywe n'abatumirwa bacu, kandi natwe ubwacu twari tumaze iminsi turi mu gitaramo, ariko namwe muhageze nk'uko twabatumiye muri uyu mwanya. Rero nimwicare mutekane kandi mukomeze kugubwa neza rwose. protokole harabicaza neza kandi turabizi kari bikore mu byiciro byabyo. Mwaba muciye akabugi mukaba muruhuka, ntacyo bitwaye. Niringira ni Kristo Yesu akuzwe. Nongeye kubisubiramo ku banyumva Kristo Yesu akuzwe. Reka mvuge ngo Yesu ashimwe. Ariko nagiye mbona harimo n'abandi dufatanije kwemera ariko tudahuje itorero. Salamu alaikum. Abo ni bakeya ariko ntacyo bitwaye. Tugeze muri uyu mwanya mwiza wo kwishima kandi no gutarama no kwizihirwa. Ariko mbere yuko dutarama turishimye kuko mubyeyi Muvunyi abatumirwa batumiye bahageze, kandi bahageze kuri iki gicamunsi cyiza. Ariko mbere yuko baduhera ikaze, reka dusabe Mushinwa ahari aze aduhamagarira Imana kugira ngo ize ibane natwe muri ibi birori. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, turagushimiye uromane yacu, tugushimiye ineza tugirira twebwe bene muntu, tugushimiye ko tubonye abashyitsi, tunejejwe no kwakira
kuko tuzi neza ko abashyitsi ari umugisha. Turakwinginze ngo ibiri buze kubera hano byose bize kuyoborwa nawe, dutangirane nawe tuze gusobanya nawe. Tubigusabye twizeye ubwa Yesu Kristo umwami wacu, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. arakoze cyane kandi Imana imuhe umugisha. Nanjye bamaze kugabangabira umurimo wo kuza kuba muri iki gitaramo, niyo mpamvu nishimye kandi nezerewe. Nyemerera uyu mwanya abo wagabiye narababonye, ariko ndi ku marembo ngira ni mbona umugabo arakomanze, abantu bakize Jean Baptiste amaze gukomanga, ndavuga ati nicyo nshinzwe gukingura. Ndamubaza, maze gukingura arambwira ati nje ngana Muvunyi, ariko mbona imyaka afite, mbona ariko harimo n'abandi, aho ndababwira ati nimuze mbere ko mwicara kuko ndabona mutandusha imyaka. Ariko n'abantu ndababwira ati ngwino uca akabugira ubuki, ariko noneho uyu mwanya agezemo rwose ntabwo nabasha kumuha ikaze, ariko kubera ko ari we bibashije, nyemerera uyu mwanya muguhe. Ntabwo ari ukukugora ahubwo ni ukugusaba, kandi iyo ngusabye ndabizi ko utajya unyima rwose. Igihe data ahagurutse agiye gutanga ikaze, ntajya avugira ubusa, iyo avuze agira icyo atanga, kandi yanambwiye ngo si ugutanga uyu munsi, aratanga n'ikaziye kugira ngo abantu bakomeze gutarama. Rero nimuze mwamfura mwe, data arahagurutse kandi ahagurutse mutarahagera, rwose nimutebuke muzane iryo funguro ryo gutangiraho ikaze, ariko dawe uyu mwanya ni wowe ndaguhaye. Arakoze nibakumira amashyi. Mwicara umugwe neza. Hano ni mu karere ka Kirehe, mu murenge wa Gatore, mu kagari ka Cyunuzi, mu mudugudu wa Gakuyu. Rero tubahaye ikaze nk'uko abana bakize wowe urangaje imbere abo muri kumwe wahaguruka akigasuhuzanya. Ariko iyo amazina yanjye ni Muvunyi Bestareri, nije uhagarariye umuryango. Erega igira hafi tubanze dusuhuza. Tambuka usuhuze musaza mugenzi wawe. Uribaza kumbwira urugendo wagenze. Ati rwose ndagusuhuje kandi ndakwakiriye, mpaye n'ikaze. Ati wicare utekane nabo mwazananye. Ibyo rero niko data ajya abikora, kandi uyu munsi arabikoze. Igeze mvuga ngo abari mu gitaramo n'aba bashyitsi buriya baraza kutubwira ikibagiwe. Mubampera amashyi rwose ibyo bakoze. Urimo urabona ko ndi hagati yabo. Rero nawe uraza kutubwira, turataramye, twari mu gitaramo. ati muduhere. Mwakire. Hari kera abantu bajyaga basakuzanya, sinzi niba mwarabyibagiwe, Turaza ariko gusakuzanya. muze musakuze twumva asubiza. Haba sakwe sakwe. Ntabwo nabyumva. Arakubwira ngo sakwe. Amwe ngo sakwe sakwe. Ikinyabazungu. Ongera umusakuza ahita abyumva. Sakwe sakwe. Soma. Nawe usoma twumva. Ongera umusakuze data. Sakwe sakwe. Soma. Sakuze nanone. Ongera umusakuze. Sakwe sakwe. Ariko muhereze mikoro twumve ko twamukopeje. Nawe musakuze. Musakuze no kubanyu basakuze. Soma. Sakwe sakwe. Soma. Sakwe sakwe. Soma. Ubwo ntibasakuza nyose ati ku buzima bwacu. Basoma twebwe tudasoma rero, kandi nimuzane twese dusome tunasangira kugira ngo turusheho kwishima. Reka dusabe umukiriya w'umuzungu adushyiremo umuziki. Buriya abantu atarumva umuziki ntabwo yarushaho kugubwa neza. Iriya funguro riramanuka yumva n'akaziki, kandi kamugera no ku nyota no ku mutima, kugira ngo aze kubona aho yinjirira mu gitaramo. Ariko data ni kugira ngo twongere twibukiranye kuri za ngingo dufite uyu munsi tuganiraho, zo gupfa gutarama. Abo twataramye hari igitumye dutarama. Rero data kubwira ingingo imwe, ariko hari n'indi twari tumaze gushyira ku rutonde, kandi nari nayimubwiye
ariko ubundi ahatari mbamari kandi ndahamubera nk'umwana w'imfura. Rero ingingo imwe yari yo kurobanura imbuto kugira ngo twitegure guhinga, dore ko imvura y'umuhindo yatangiye guhinda. Ariko nanone si ibyo byonyine, hano uyu munsi icyiciro cy'amashuri kigiye gufungura ku itariki ya 9. Rero turimo dutegura abana tureba abatsinze ndetse abarangije tubashimira, n'abagomba gusubira ku ishuri nabo tubashakira minerivare. Ariko nanone tukaba dufite n'abandi bana bari kwandikwa mu muryango kubera ko aribwo bamaze iminsi mikeya bageze muri uyu muryango. Turiho tubandika kugira ngo umuryango urusheho kugenda ubamenya. Rero abana muza kubona umwanya ukabona ari inyunganizi washyira mu gitaramo cyacu, turaza kuguha umwanya. Komeza wicare utekane, ntabwo umwanya uragera. Komeza wicare utekane, umwanya uragera. Rero nabwiye abaziritse ko bazitura, sinzi niba muzaza kubisubiramo. Mwazitura kugira ngo abantu twese tuze kurebana neza kandi tuze kuvugana ururimi rumwe, umuntu wese yagize icyo abona. Rero nimuziziture rwose, cyangwa se mu yandi magambo mugomorora amazi amanuke. Ariko mbona yo kubaha umwanya nyuma yo muganira rwose nibukiranya kuko mwasangiraga kera. Urabona ikirahure kitatuzuye burindi, urabona yigeze asoma. Nyuma yo muganira ntacyo bitwaye kandi biragenda neza. twari tumaze akanya dutaramye, mu by'ukuri rwose soma. Atongera usome, hanyuma reka mbabwire gahunda ikurikira. Hari iwacu twateguye byinshi kandi bitandukanye. Twahashyize abaveterineri batandukanye, harimo ibitera imbaraga, hakabamo ibirinda indwara n'ibyubaka umubiri. Munzu hafitemo nk'abantu nk'abana. Saba abantu duteraniye hano muri uyu mwanya ko mwanyemerera mu gatuza kugira ngo turusheho gukomeza kuganira kandi twese turi mu ituze tunatekanye. Ntabwo ari ukukugora ahubwo no kugusaba. Nigeze nkubwira ko twabonye umushyitsi uturutse mu karere ka Ngoma nk'uko wamutumiye. Rero uyu mwanya arambwiye ngo mu gitaramo cyawe watumiyemo abavandimwe cyamushimishije ndetse yumva arishimye, aranezerwa, aricaye aratekanye, ariko ati ndumva umutima wanjye urimo umata, ndimo mvunika kugira inyunganizi nshyiramo ndetse kugira ngo nibiburamo
dukomeze gufatikanya tubishaka kugira ngo imesezo y'ubuhinzi n'isezo yo gusubiza abana ku ishuri ndetse no kwandika abana mu muryango irusheho kugenda neza. Nkugiyeho umugisha niba wamuha umwanya mu byubahiro bye wawumuha naba nkugiyeho umugisha mu gihe. Arakoze cyane. Arakoze MC twari dutaramye abanyamuryango urumva ko bari turi ku ngingo zikurikira ariko abantu bakize nawe yaje atugana abantu bake muri uyu muryango ntacyo twakwiba kandi ni nk'uko natwe ntacyo twaburiye iwawe. Yewe ntabwo nubwo nari nzi ko uturutse mu karere ka Ngoma buriya ugiye kumbwira nyine numvise MC wenda yatangiye kuhamenya ariko njye nakwigiwe ko hano ari mu karere ka Kirehe. Karibu rero tuguhaye ijambo ntacyo waburira muri uyu muryango wacu duhagarariye. Murakoze muri uwo munsi mukuru wari ufite. Mu by'ukuri rero ubutumire bwawe narabubonye, ubutumire narabubonye, niyo mpamvu ubona uyu muryango wose waje ungaragiye kugira ngo twitabire ubutumire bwawe, tukaba twicaranye icya mbere nyuma tugashima Imana kuko twebwe tutaranabaho na ba mama batatwika inda zacu. Imana yari izi ko uyu munsi Habarase Jean Baptiste Utanamugumyi azabicaye muri iki cyiciro. Ubwo rero icyubahiro ni icy'Uwiteka Imana kuko yarinze umuryango ungana, yarinze umuryango wawe, yarinze umuryango wanjye. Imana ikabanje gushima ko duhurira hano twese kuko abazima icyubahiro cy'Uwiteka Imana. Ibyo rero uko rero mutwe mu gutsirwa narawubonye nabwitabiriye n'umuryango waje umperekeje. Ubw'ibyo twishimye twasanze bose muri gusa neza, mwabiteguye ku buryo buhagije. Niyo mpamvu nanjye nitabiriye ubutumire bwawe. Ku bw'ibyo rero nkaba nshaka kugira ngo muri iki kirori cyawe unyemereye naza gushyiramo inyunganizi, ubwo mubinyemereye abamukozi bakumera amashyi abanyamuryango badushimire cyane. Ariko twaguhaye umwanya rwose, hano turatarama, twaguhaye umwanya. Ariko nanone kugira ngo tubijyane neza ku murongo, niyo mpamvu tubanza kwibukiranya ibyo tuza gushyira muri izi ngingo twasanze. Rero ntabwo ari ugutwara umwanya ahubwo bari bibukiranya, nanjye niho tureba. Murakoze. Tuva muri igitaramo cyawe tugira mu kiganiro cyimbitse. Nyakubahwa Muvunyi rero ubushize uzi ko waje iwanjye, urabyibuka nubwo turi abasaza ariko niwaza kwibagirwa bagenzi bawe baraza bakwibutsa. Ndagushyingira hano mu rugo rwawe, ariko ababyeyi aribo ba mwana wawe ubushize imvura yaraje umunyagirira hepfo hariya muri koperative, ndahamunyagirira hano muri urwo hatarahagera. Uyu munsi rero akaba yishimiye kugira ngo ube igitaramo cyufite mu rugo rwawe, abagafashe akayaje kugira ngo agere mu rugo rw'abana ndetse banasuhuzanye. Ariko ndabona urakoze cyane kugira ngo basuhuzanye n'abana kugira ngo imvura niyongera kugwa imvura itazamunyagirira ku muryango. Murakoze. Ijambo ryiza twaje tukugana uduha umugeni, urabonaga uri gushaka no kuvunika cyane ariko njyewe nabibonaga ba bana bagiye banasigaye, abantu bakize ibyo yavuze ntabyumva. Murakoze cyane. Yagize impungenge ariko niyo mpamvu yagendaga atsita ibirenge, yagize ngo abana baburiwe irengero. Tuzi umutekano barahari, reka ahubwo ngende nihuse kugira ngo mu kanya tuba tugezeho. Ntabwo turabyemererwa, turatambuka tugasobanya. Kameramani ababwira ati nimukomeze mutambuke mudasobanya rwose, maze
nanjye nk'imfura ya data ndaje mbabwire uko muhagarara, maze nimuhagarare gutya muri hepfo, nimuhagarare neza rwose aho ngaho ariho muhagarara, maze namwe mubagaragiye nimuhagarare neza, muhagarare neza rwose. Abana nabazanye barasa nk'abavukana, baratambuka badasobanya, baratambuka nk'abasobanutse, kandi koko barasangiye byinshi, basangiye urukundo ngo basangiye ubuzima, niyo mpamvu batambuka neza. Rero nyemerera ubagezeho igitaramo cy'uyu munsi uko cyatangiye n'aho tukigejeje, kuko ntabwo bakimenye. duherukana n'uyu muryango wawe n'abakize, iminsi ni myinshi, rero twasuhuzanyije turatarama, tuzi ko twari dufite igitaramo, ariko wowe hari abasare cyangwa se iki kirori ko wari ukizi, bari tukwiteguye, ariko hari n'abantu bagukumbuye ndetse bafite amatsiko menshi. Rero abantu bakize, maze rero yewe rwose nk'uko utugejeje ijambo uti mwaje mutugana nk'umuryango wa murwanashyaka, muza mudusaba umugeni ndetse turamubaha, ariko nk'ababyeyi twifuje kuza gusura abana. Ati niyo mpamvu uyu munsi nshaka kukwereka umugabo wanjye, atakira impano naguteguriye. Iyi minsi yose nari maze ndi mu ruhimbi, hari ibyo nakoraga, rekaze gusaba abakameramani bataraba umwuga bose muze kubigendamo neza mudasakuza. Ati akira impano mwana wanjye nakugeneye muri iki gitaramo rwose. Abakameramani nibo bafite uburenganzira bwo kutubwira ko byatunganye cyangwa se bitaratungana, kubera ko aya makuru arakenewe. Umugabo ati maze umukobwa wawe naramushimye, ati aka gasura mfite ni ukubera uyu mukobwa. Kumbyarira umukobwa mwiza ubahiga mu bandi bakobwa bose. Rwose umukobwa mwiza irinde gusiga umugabo, umbabarire niba uri umuyobore muri uwo muryango, numusiga komeza mugendane rwose nk'uko nabonye mutari gusobanya. Ati nje mfite urwibutso ko kugushimira yuko wampaye umukobwa. Ati nanjye nubwo ngeze mu zabukuru ariko ndacyabasha kwandika. Ati wandikiye ibarwa, nugera mu cyumba cya gatatu uvuye muri salo, wowe n'umugabo uze gusoma iyi barwa. Ati yifate neza, atakira impano rwose, ariko mujye mugerageza. Nta shyari bafitiye Tariza, nta n'ishyari bafitiye Habana, nta n'ishyari bafitiye Muvunyi, bose rero baranezerewe. Namwe muhabwe impano mukomeze museke. Ati ndakuramukije kandi ndagukunda. Ahantu hose tuzabibona ku mbuga nkoranyambaga, tuzabireba kandi uko byagenze. Kwifata neza no kumva inama z'ababyeyi. Ati njye si ibyo mbwirizwa rwose. Ati ni uko bibaye umwanya muto tuba dusomanye, nakwereka uburyo nakwirereye. Ni n'ibanga mwabibonye, ariko ni ibanga ryihariye ry'umuryango. Ati burya nongeye kukwibutsa uburyo wamanuraga. Ati rero urabona ko twongeye kubisubiramo rwose. Tariza ntashaka kurekura kubera ibyishimo, ntabwo ashaka kurekura rwose, arishimye, ari kumva bagumana, ari kumva bakiranira ubuziraherezo, ariko ni byiza kwishima n'ubundi. Nyamuneka abagaragiye Alphonsine mwakabayemo umufasha kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Alphonsine ati rero mwana wanjye ndabizi ko ukiri umwana, atakira mwigurire bombo.
atakira atagapfundikiye gatera amatsiko atari kwibarwa urakomeye kuri wowe wamari kudasohoza atarize wamusohoje rwose bitiraga cyabyaye umusaruro ati kwari kugira nikosore atari ko nyuma yo kwikosora nakoze n'igikorwa cyo kuba mukuru nyuma yo gukura ashaka n'umugabo ati ngwino rero mwereke uburyo nakoze uwa mariya araje ati rwose warakoze ubwo wumviye impanuro zanjye uwa mariya n'udaseka se biragenda bite kuje warakaye wari ufite agahinda k'iki yego byatunganye uwa mariya ati n'ubundi uracyari murumuna wanjye ngwino mwihera impano kandi icyo ni ikimenyetso cy'uko yateguwe ariko rero umaze gutungana ati nihangana atakira rwose bazahambere kandi narahabaye igihe kirekire twarabanye tubana mu buzima bwiza ndetse tubana no mu buzima bubi atari ko none uyu munsi si ubwo nshuti n'urw'abana banjye nanditse ati niyo mpamvu ntabwo yaragiye ahubwo ntabwo ari ukugera ntabwo yaragiye rwose ahubwo hari yarabanje kugezaho ubutumwa bwa mbere kugira ngo agaruke burya amagambo aryoha asubiyemo ati nibwo agomba gukanda nk'umukobwa w'umuhungu wanjye ati rwose igiye gushinja abantu ubwo ni ikirego kandi ndagitanga igihe wasabaga ukadukoma amashyi bo bahise barakara ariko mwebwe muri kumva dushingiye abantu bari abantu bafite ubwiganze ari abagabo n'abagore abenshi ni abaho kugushimira rero ati rero mubyeyi ati mugeneye imana uyu munsi atakira ingarwa twebwe twakwandikiye kandi mwiza baberanye ati yamba ati kora uko ushakiye amuha umugongo rwose nabwira imbonereho gakeya ati rwose ndakumva rwose urakomeye ndimo ndakumva rwose irazimye itara ati abangaragiye nimuzane rwose nihera impano mabukwe maze kugira ngo dushobore kwishima ati warakoze cyane kumbyarira ati rwose namubireba ati cyakunze nta muntu uzaragiye mukiza ngo amufashera mukiza nawe ati rero mushiki wanjye iyi ni impano naguteguriye ati yakire kandi ati reka nisohoreze umwana ati kandi ndamukunda niyo mpamvu uyu munsi twishimye kandi turizeye tari tambuka umwereka umuryango umwanya ni wawe ati katubanze twumvikana
reka dusabe ba protokole bari ahangaha abagaragu Tariza yatoranyije muze mukuraho ameza mugire vuba rwose urumva ko yatoranyijwe nk'umugaragu hano aza kuraho ameza uwa mbere yahageze uwa kabiri nawe nahagere baterura ameza bayakureho mukuru hari ameza ari reka dukomeze rwose reka dukomeze Tariza ageze muri uyu mwanya ati reka nze nanjye nereke umugore umuryango nkomokamo rero Tariza umwanya ni uwawe ati ndagutambukanye ngwino mbanze nkwereke ababyeyi ati ahangaha nicyo nari mfite ati reka nkwihere mwana wanjye atakira rwose ati rwose ati byatunganye kubera ko uruhande rumwe rw'umurambi wanjye ati ariko uyu mwanya ngufashe na data bukwe ati niyo mpamvu nateguye Imana uyu munsi Tariza nawe ugenda usohoze subukwe reka tubifate gutyo ati muzehe rero ati uyu munsi uri muzehe kandi byemerera bukwete kubera ko ibyo byubahiro bukuriho ati uyu munsi uri muzehe nanjye ndishimye kubera ko wanekerejeho muri iki gitaramo ukaba wongeye kuntumira niyo mpamvu nishimye muzehe ati njye ndabona ati ndi kukwitegereza ati nta kindi nari nguhamagaye no kugira ngo wereke umukazana rero ngayo nguko rwose muzehe ati mwana wanjye uzafatire neza umugabo uzamufate neza mukobwa ati nzamufata neza nzajya mukunda mukuyakuya neza mwamuhaye amashyariko ati muragenda n'agashimiye ku gikorwa cyiza wakoze cyo kuzana umugore nkabona Tariza ati reka mumagare masenge aze mwereke umukazana nyuma yo kumwereka umukazana maze bishimane ngayo nguko ariko masenge ndi kubona afite ikibazo cyo kurakara ntabwo nzi impamvu yabiteye sinzi wenda ariko atangiye kugenda yishima impamvu ni uko yari atarahobera Tariza ariko aramuhobera arishimye rwose Tariza rero ati yego Tariza ati reka nihamagare undi mubyeyi Sara rwose ati ngwino ndagukeneye Sara ati ngenzi guseka ibyo ntabwo mwari ndamubisaba rwose ati ibyo ni ibyanjye yego rwose ati nyamuneka ufite impano ndi buhe uyu mubyeyi nambe hafi ati naje yego ati warakoze cyane kumbyarira umugabo kandi uhereye munsi waba ari mushingira wabona rwose abaye ahari ati burya ntabwo ndi kure kuri kimwe
ariko François kudaseka ikibazo ufite ni ikihe ati rwose ati murakoze ati ntabwo nari nzi ko muri iki gitaramo mumamagara ati ko maze kumva ko mpamagawe numvishije nanjye ari akandi gaciro kandi ari iby'icyubahiro ati nta kindi muhamagariye ni ukukwereka gukunda kubera yuko warandeze umumanuro urankarabya uranyuhagira uyu munsi ndakeye kandi ndatuje ndatekanye bivuze bw'abahinzi abari bahari ni bakeya ati Imana ibahe muzehe ati ariko nanjye sinjya mva mu gitaramo nahize kandi iyo meze ndanahigura ati reka ntegure kandi ntegure umuhigo nahize sinzi kwandika kandi ndi umuhanga ati sinazaga mu twayitwebwe turagize rwose sete ntacyo bitwaye kameramani ati yanyumva rwose yacunguza uburyo umwete turi gutema dukotora kugira ngo tugende twihuse kandi tudasobanyije Emile rwose abaye ahari yakabaye yihuse Emile nari nzi ko utazarira ariko ngaho rwose Emile banza ari uwo ati nta kindi nkwama ati bamusoza rwose nyuma y'ibyo nakuzurira icyo muhamagariye ati Emile rero umwana w'iwacu uyu murumuna wanjye urabizi narakureze atari ku byo bimaze gukura ati reka nkwereke umugore waturutse mu rubavu rwanjye ni abasirimu cyane ati ngahe nguko icyakoza Emile rwose uramenye utaza gukora byinshi ukore bike rwose uramenye utaza gukora byinshi ubaye warekera aho ngaho byaba ari byiza ubaye urekera aho hose byaba ari byiza Emile ati ndashaka gutura nishira ariko ntabwo twamubuza nanone Emile biramutunguye Emile biramutunguye rwose ati ntabwo nari mbizi ko uyu munsi buri bumusore ariko niko byagenze Emile rwose sanga umuryango urakinguye maze mpitamo icyo ashatse cyo guserukana muri iki gitaramo yego rwose iyi foto niza iryoshye kurusha izindi iyi ni ifoto izaba iryoshye kurusha izindi ahita abyumva umutima utangira kudodora tumama amashereka n'ubundi shimwe abaye yumva rero yatuhuka rwose shimwe abaye yumva yakaza yihuse shimwe ati shimwe rwose namwe muramwumva ni muto muri uyu muryango niyo mpamvu agomba kugenda gake ariko natwe kubera ko icyo cyatuzanye ntabwo turambirwa turakomeza kwishima kandi twishimira uyu munsi ati ntacyo rwose kameramani ati n'ibitungane kubabarira ati kubera yuko twari ukungira inama atari ko none uyu munsi yerekeje umutima nimutuze kandi mutekane ati ngeze Kibungo narahagaze njya muri shopu kwa ati yego ati rwose Mpayimana muramu wanjye kubera yuko amfata uwo muyaga uri kubacamo hagati uri guhuha nka rukururana ntabwo nzi impamvu ni kuhamagara nimurukane uwo muyaga rwose mukundane ati rwose komera ati komera kandi ukomeze ukomere ati baze umusuhuze rwose niba ngombwa muganire
wangombwa museke rwose, wangombwa umukore ku matwi, wangombwa ukore ku matama. Uwo rwose ni umwana mwareranywe kandi w'iwanyu atakira worohewe ati kandi noneho byanaryoshye rwose ati kandi hariya natutuburiye hariya nubwo avuze ku buzima bwose ariko atugiye kubikora si mama. Ariko uyu munsi bari bawutegereje nk'aho azawukoraho ibirori n'agashya rwose. Twicaranye nabo muhaguruke twakire abavamburanye, muhaguruke abakatisha imbere yanjye abavamburanye abakatisha imbere abandi ushobora kuba bamaze kuba uburenganzira bagenda bashaka imbere yanjye nayo barifite bakuru bamaze kuba uburenganzira. Reka dusabe abashinzwe protokole kugira ngo bazane hano umukeka cyangwa se ikirago kugira ngo bacishe bugufi umubyeyi. Kandi ubwo ndi kubivuga abantu batari kunyumva hariya mu muryango, muzane ikirago cyangwa se umukeka, kimwe muri ibyo rwose mugire rwose. Hanyuma nigeze mbabwira ko turi muri gahunda yo kwandika abana mu muryango, rero namwe ndi kubona mutigeze musobanya. Kameramani ati nafotoye rwose, atakira Minerval rwose uzajya ku ishuri uyu mwaka. Yego, maze rero nuko bitakunda habaye hari agaseke abantu mwese mukaba mwifuza kwandika abana mwashyiriramo icyarimwe mu gaseke. Witeguye uno munsi akagira n'ibyo ategura, kandi kuko uyu mukecuru yarabiteguye. Abantu mudafite ishyari muze gukoma amashyi, abantu mudafite ishyari muze gukoma amashyi rwose. Umwambike mutuje kandi rwose ibintu biza kugenda neza mu murongo mwiza. Umwambike rwose mumufungire neza. Abana nashaka uyu munsi ahita ajye Cyunuzi yambaye uko nguko, bagufungire rwose, umwambike rwose turusu neza, umwambike rwose kugira ngo bizagende neza. Icyo dushimira kameramani ni uko ibintu byose ari kubifata kandi akabifata mu mucyo uri kubona rwose bigaragarira buri muntu wese. Rwose umwana rwose aratekanye, ari kubona muri we ibintu bihindutse bishya mu kanya nk'ako guhumbya. Wo mu nzu maratinda, wo mu nzu maratinda n'abaganga, wo mu nzu maratinda. Abakameramani bafotore bazabikoherereza, ufungure urubuga rwawe gusa, wowe ukurikirane icyo mukecuru akugomba aricyo ukora. Maze ndibuze kwisabira abana mu gihe umukecuru ari we yarangije gutanga impano, babaze ko bazi kwifotoza, baze kwifotoza ifoto yabo bonyine uko babishaka, baba bicaye, niba babizi baze gufata positeri bashatse. Rwose atari ko noneho reka mukenyeze, ujye ugenda ukenyeye kandi wumva uberewe kandi rwose ibintu bimeze neza. Yego rwose icyo nacyo turi kukirebesha amaso yacu, ati ka tudukenyeze pe. ariko bakeke ati ka tudukenyeze pe. Ati mumukenyeze akomere, tumwe umubyeyi
atubona rero nibwo numva ngomerera ureshya bagureke kabisa ureshya rwose ureshya kabisa ureshya ayivane nawe rwose ahise ahinduka nk'uruhinja rw'imyaka ibiri ariyoroheje aranasinziriye arabura gato rwose ngo mwumve mu mugongo ari gusinzira rwose mukecuru ati ariko nabiteguye pe atereka noneho nkwereka ukuntu uzajya utwikira umwana kugira ngo ntazicwe n'izuba ibyo ngibyo barabivuga batariza ariho byumva bari buze kubivuga basoza nabyumvishije babingiye baraza kubivuga asoza umwana rwose amwanditsemo n'ubundi agashyira n'urugori byose ni ibintu urabona se bitiyongere ku bwiza yari afite hakazamo n'ibindi by'umweru ariko mana kamera rwose iyi foto ikazapfa bizaba ari ikibazo gikomeye iyi foto kuzapfa fata umutaka madamu fata umutaka rwose yego mwese mufate rwose ariko baraberanye pe ariko muraberanye kugira ngo bajye boza umwana rwose kugira ngo bajye boza umwana yego rwose abashinzwe gufatira mubafatire rwose usibye yivani n'uyu musore mukuru umaze gutangira gufata ibyemezo abandi mwese musubirireyo rwose abandi mwese nimusubirireyo usibye nimusubirireyo rwose usibye yivani n'uyu musore nimusigare vaho ikizamini